Amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe tubana muri aya makuru kandi reka nizere ko mwese muri amahoro ari mwebwe musanzwe mubana nanjye yewe ari nawe ugeze kuri uyu muyoboro uri mushyashya humura uhawe ikaze ahangaha niho rero usanga amakuru yizewe kandi amakuru abagezweho nyemere rero nayangaya nyakugezeho ngiye tugiye kubana muri aya makuru amazina ni yayandi nitwa Esharire wacu reka nizere ko rero nawe utarakora subscribe warangije kubikora ako kamwanya kugira ngo tujye twibanira muri aya makuru abari kuvugirwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 cyangwa se ihuriro rya AFC M23 urashinja ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro ubwo ni MONUSCO kurekura abasirikare babarirwa mu 1800 bo mu ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungiyeyo kugira ngo bahungabanye umutekano mu mujyi wa Goma. Ibyo byose rero niba byagiye bigarukaho n'uyu nguyu Kanyuka umuvugizi wa M23. Unyemere rero aya makuru nyakugezeho cyangwa se tuyabanemo twese tumeje nkaho duhuje umutima kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibigiye inkuru kubera ko nkunze kubabwira ko iyi cano nayikereye ku bwanyu kugira ngo tujye turebera hamwe amakuru mashyashya abari kuvugirwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngewe nkunze kubera mwebwe ahangaha cyangwa se nkunze kuhababera muri rusange kugira ngo mujye mubasha kumenya neza ibingibi biba biri kugenda bivugirwa ahangaha cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabasuje kandi nabahaye ikaze ubwo niba unteze amatwi utameze neza humura Imana irahari nizera ko byanze bikunze uraza kumera neza. Birashoboka ko uyu munsi bitagenda neza ariko ejo n'ejo bundi byagenda neza. Kuva rero muri Mutarama uyu mwaka ubwo M23 yigaruriraga uriya mujyi cyangwa se uyu murwa wa Goma abasirikare barimo aba FARDC ndetse na FDLR byagenze gute rero nibwo barwanaga nayo bahise rero bahungira mu kigo cya MONUSCO kiri muri uyu mujyi cyangwa se muri uyu uyu nguyu rero Leonce cyangwa se Leonce uyu ni Kanyuka umuvugizi uriya ni umuvugizi w'uyu mutwe w'ihuriro la AFC cyangwa se M23 ubwo bafataga Goma. Buriya ubutumwa bw'uyu muryango w'abibumbye bwasobanuye ko bucumbikiye FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo babarirwa mu bihumbi 200 gusa kuri ubu ngubu 800 muri bo bakaba bararekuwe. Byagenze gute rero kugira ngo abangaba bose bagera kuri 800 barekurwe n'uyu muryango w'abibumbye cyangwa se n'abangaba twavuga ko hari nabo babacumbikiye bagize bati ubwo uyu murwa cyangwa se uyu mujyi wa Goma wabohorwaga n'izi ngabo za M23 n'ubundi byaje kumenyekana ko abasaga 200 bose bahungiye muri MONUSCO cyangwa se muri iki kigo cya MONUSCO ariko uyu munsi harimo abagera ku cyabiri aho rero ababarirwa muri 800 bitwaje intwaro bagiye nibwo nyine bagiye cyangwa se bari gukora ibyaha ubwo ni ibyaha nyine bigiye binyuranye bashyigikiwe na SADC. Birumvikana ko rero abangaba n'ubundi bashobora kuba baragiye barekurwa mu buryo butumvikanyweho ku mpande zombi. Bivuze ngo rero aba bose ntago bari gupfa kurekurwa gutya. Kubera iki rero ibi ngibi M23 iri kugenda ibigarukaho cyangwa se iri kongera kubikomozaho. Icyakora amakuru agenda atugeraho agenda avuga ko muri kiriya kigo ubwo ndi kuvuga nyine kiriya kigo cya MONUSCO ngo harimo abasirikare babarirwa mu bihumbi 3 kuri ubu hakaba hasigayemo harimo kwa uze kubyumva neza harimo abasirikare babarirwa mu bihumbi 3 nubwo nyine byari byatangajwe ko harimo ibihumbi 200 ariko mwijanisha M23 irakoze harimo rwose abagera ku bihumbi 3 kuri bo. Ubu ngubu rero hakaba hasigayemo icyabiri
ubwo birumvikana ko abandi bose bagera ku cy'umunani bose nyine hari aho bagiye bacomokera, ari naho uri kugenda wumva amasasu ya hato na hato M23 ikagenda ivuga ko abangaba n'ubundi bari kugenda babikora bashyigikiwe na SADC kandi bitari bikwiye. Ubwo rero abangaba icyabiri bonyine nyuma yo kumva ko bamwe bagiye bacomoka cyangwa se bava ahangaha bari barahungiye, nta bindi bikorwa bari kujyamo, nta n'akandi kazi usibye guhungabanya umutekano ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'uko rero abenshi muri bo MONUSCO yagiye ibarekura rwihishwa. Uruhande rero rwa M23 rugenda ruvuga ko ibi ngibi ari byo biri kugenda birushaho kugenda bitera umwuka mubi ahangaha cyane muri iyi Kivu y'Amajyaruguru, aho biri gutuma n'ubundi M23 irakara cyane, igaza no kuba itanga ubutumwa ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ziri kugenda zisaba kuba zagenda zinakura ingabo zimwe na zimwe ziri muri ibi bice bya Goma kuba zasubira iwabo. Ibi ngibi ngira ngo twagiye tunabigarukaho, aho n'ubundi byari byemejwe ko bamwe muri bo baranagenda ingabo za SADC, ngira ngo byari byemejwe ko barahava ikitaraganya, ngira ngo bamwe muri bo bagomba no guca ku kibuga cy'indege cya Kigali, kubera ko uko byari biteganyijwe ko bari bunyure kuri iki kibuga cy'indege cya Goma, gusa imirimo yo kukisana cyangwa se imirimo yo kugikora kugira ngo kibashe kuba cyakoreshwa nk'uko cyakoreshwaga mbere irimo iratinda, ari naho M23 ihera ivuga ko aba basirikare n'ubundi bari bararahungiye muri iki kigo cya MONUSCO bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'abaturage bakorera muri uyu mujyi wa Goma ndetse n'abawutuyemo muri rusange. Bitabaye ibyo ngibyo rero ngo M23 iracyafite gahunda yo kwinjira mu murwa mukuru Kinshasa, kubera ko ngo gahunda bafite ni ugukura uyu mugabo Tshisekedi Tshilombo Felix Antoine ku butegetsi, kubera ko imiyoborere ye ngo ni hafi ya ntayo, ngo kubera ko usanga umuturage aho ari hose cyangwa se umuturage utuye kuri ubu butaka bwa Kongo ababayeho mu buzima twavuga ko budashimishije. Ni ukubaho uhangayitse, ni ukubaho uvuga ati Mana mfasha, kandi nyamara byitwa ngo aho niho wavukiye, aho niho gakondo yawe. Ari naho M23 ihera isaba urubyiruko rwa bamwe muri aba baturage kujya baza bakifatanya na M23 kubohoza igihugu cyabo muri rusange. Ibyo ngibyo rero ni ibyavugwaga ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nizere ko dusanzwe tubana cyangwa se wowe twatangiranye iyi nkuru ubashije gusobanukirwa ibi byose biba byagiye bitangazwa na Kanyuka, umuvugizi wa M23. Njyewe rero nkubwira ngo amakuru yacu ntago ajya ashirayo, tuze gusubira amakuru yacu ari imbere. Njye mvuga kuri mikoro cyangwa se njye twabanye muri aya makuru, yari Sharire wacu. Asante sana.